twagiye mu mazu ahita agaruka inyuma n'umupanga ngarukana n'abaturage nza ntaka n'ibiti birebire kugira ngo turebe ko twamufata. Nageze hano hirya numva Kayaga bavuga ko yishe n'undi mudamu. Ngewe umupanga yanyerekaga ari uriho amaraso ariko ntabwo nzi icyo yishe. Baje kumbwira ko ari umugore we yishe n'inka. Nyuma yaho numva ngo yishe undi. Amushambagije kwica abantu. Urakoze cyane, tubahaye ikaze bakunzi ba Rido News TV aho muri hose nk'ibisanzwe. Tugusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose bikugereho. Kuri uyu munsi rero turi mu murenge wa Bushenge, ni mu kagari ka Karusimbi, ni mu mudugudu wa Kasenjari aho habaye ibyago. Ni umugabo witwa Niyonagize Saveri wishe umugore we ndetse n'umugore wa mukuru we ndetse yica n'inka, akaba bikoze muri iki gitondo. Twari duhari rero tuganira n'abaturage batubwira icyaba cyabiteye. Bamwe baravuga ko ashobora kuba ari uburwayi bwo mu mutwe yari afite, abandi bakavuga yuko nta burwayi. Aha rero twageze kugira ngo tumenye imva n'imvano nuko byagenze. Nyuma yuko uyu Niyonagize Saveri yishe abagore babiri ndetse agatema n'inka ye, byabaye ngombwa yuko inzego z'ubutekano zihagera kugira ngo zimufate. Uyu rero yakomeje kuzana amahane ho yashakaga, yasohokanye umupanga n'ubundi ashaka gutema inzego z'umutekano, nazo zikaza gutabara cyane ko yavugaga yuko ashaka no kwica undi muntu nyuma y'abandi babiri yari amaze kwica ndetse n'inka ye. Biba ngombwa rero ko inzego z'umutekano ziza kwitabara, baramurasa nawe akaba yitabye Imana. Asize abana 4, cyane ko bavugaga yuko abaturage bavugaga yuko atari nawe umugore wenyine yari afite, uwo babanaga ari umugore we wa kabiri. Abaturage bose rero barahari baratubwira uko byagenze. Muri aya masaha imirambo yabo ikaba igiye kujyanwa ku bitaro kugira ngo bakorere isuzumwa, hanyuma izindi gahunda zizamenyeshwe byarangiye. Hari mu gitondo ubwo nari mfite umusumba ngiye gutema ubwatsi bw'inka, niho numvishe Akayaga bataka, manuka ngiye kumva urusaku ruhari. Nibwo nahuye na Saveri afite umupanga, arambwira ati uhishira abarozi. Ndamubwira nti ndi bakurozi. Arambwira ngo reka nze nkubwire. Asaba gushyira umupanga hasi ngo nawe uhashyire. Mushyira hasi, mushyize hasi ahita asimbuka agiye kuntema, mpita nkutora. Nari mfite umwana mutoya ku kibero, mbona niruka umwana mutema. Nemera guhagarara kugira ngo mfire umwana, mbangura umupana mugana n'untima nayenda gutema. Agerageza inshuro 5, umwana yanze kumvaho. Nareba hirya nkabona nta bantu bari buze kuntabara. Nagerageje uburyo ki nacika kugira ngo umwana arokoke, nsubira inyuma mwereka ko ngiye kumutema. Nawe aranyegera, umwana basigaye inyuma. Ikibazo naje guhura nacyo nuko nahindukiye ngasanga n'undi nasize mu rugo nawe yaje. Ubwo nashakishiye buryo ki niruka kugira ngo areke wa mwana mutoya, kuko undi we waruje we yari umusore, nabonaga nawe yiruka kuko ntiyari kumufata, yari umwana wiga mu wa 6 w'umusore. Yirutse aragwa. Aguye numva Kayaga karaguye, mpita ngaruka ngira ngo aramutemye. Yari umusore rero yahise abyuka, nawe ariruka. Yahise agaruka, twagiye mu mazu ahita agaruka inyuma n'umupanga ngarukana n'abaturage nza ntaka n'ibiti birebire kugira ngo turebe ko twamufata. Nageze hano hirya numva Kayaga bavuga ko yishe n'undi mudamu. Ngewe umupanga yanyerekaga ari uriho amaraso ariko ntabwo nzi icyo yishe. Baje kumbwira ko ari umugore we yishe n'inka. Nyuma yaho numva ngo yishe undi. Icyo nakoze no gutabaza inzego z'umutekano. Mu gihe cy'inzego z'umutekano abaturage tubabwira kujya mu nzu, abagabo batangira kwiyambaza ibinonko kugira ngo batagira gute atagira abandi bantu yica, ariko umuntu wese yabonaga yamwicaga. Saveri yarasanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe. Saveri ejo mu gitondo twari turi kumwe mu rugo. Yaje mu rugo arambwira ati ndikumva ndwaye, nikuki utaje kunsura. Mubwira ntiko ntabimenye, ndamubwira ariko ndazi. Ngo yebana ngo ndarwaye. Nimugoroba niho naje kumva ko ngo yafashe imyenda aragenda. Nyuma yo kugenda bambwiye ko navuganye na nyina.
mu gitondo amubwira nti niho nageze ameze ati nyina niwe wambwiye ko bamusize kumuvuza. Aha bavugaga ko yitwaga Prosper kandi byo ngo avura mu dayimoni. Mu gitondo amubwira atariko ndabona ninjyayo ngasanga byanze ndakwiyambaza tumujyane kwa muganga ashobora kuba ari ubwenge bwaturunye. Nyina mu minota nka 30 nyina kimara gutambuka niho nagiye kubona Saveri kera cyane nko mu myaka nari umwana muto cyane niyo negeze numva rwara abazimu ariko nyuma y'icyo gihe yari umugabo uhahira abana uba mu rugo uganira n'abandi bantu nta bindi bintu twari tumuziho uretse umusibo w'ejo yambwiye ko arwaye yari umuntu uragira agahinga akagira ate ibyo ntabwo twari tubimuzi. gahinga karwaye tubwira mzee ndikirano n'umwana wanjye umwana ni umubyara wa mukuru wanjye bo yigeze kwirukansa nyina ageze hano yirukankira mu nzu yanjye ndakinga Saveri aneme insere eshatu z'inyamuntu data arakiriho na data wacu ndagenda ndabwandire umuzukuru wanyu aneme inyamunyo zanjye ngiye kumujyana kwa shushefu aturiya mwana n'umutombotsi n'umujyana nta n'icyo uzamukuraho umuntu ndamureka biraza kabiri arongera arafatwa n'indwara tumujyana ruguru ya tumuhetse kwa Kamunazi amuha umuti aranywa ubwo turaza atambuka nk'imyaka 4 yongeye gufatwa duhuruza rwamenyo ngo umuvuzi w'igihanga uba Kamembe araza niwe wabaga mu rugo rwamenyo niwe wabaga mu rugo ndiwumva ahejo bundi atamukana umupanga hano mwembe wanjye agenda wugira atya ngo nubwo ngiye gupfa ngo abandi bazangurikira yatumye umugore wanjye hano mu muryango ntacyo nari gukora kandi ari umukazana wanjye nawe ari umwana wanjye wa mukuru wanjye nura wundi yatumye akabiri ni umukazana wanjye w'imfura yanjye nuko nyine naho bundi ari umusazi w'igikenya yaje mu mbati ya mukuru we igerera hano arayandagurarangiza abashekara bamureba baraza baramuga bati ubusi mu gusarura abandi atoya barakubita twagize ngo yapfuye bamujyanye akabuye arafungirwa uwamukuye mu iyo nzu n'uyu mugore we urahangaha wagize n'Imana akaba yigire ku kazi yahaba niwe yapfuye yamutemye rwose ndeba mpagaze mu muryango wanjye inzu yazabona impangi yanjye ngiriya yamutemeye aha mpagaze mu muryango sene kumwegera ntacyo nari gukora urumva nk'umuryango muri fuzi nyine leta bafashe iki ngo turi abantu b'umuryango afite abana mu Bugarama 4 b'abahungu nuko bahamagara bakaza kugira ngo bashingure se na mukase afite abuzukuru banjye Kigali 2 babyarwa n'uriya mugore wundi yishe Patricia bo umuryango twayitumyeho nyine kugeza nimugoroba imwe imaze gusika kugera hano. Iriwe neza makuru ni meza turagira ngo tubwire isangane ryabaye hano umuturanyo wa hano n'ubundi hano byari bimeze abantu ba hano ko bari babanye ngewe nabonaga nta n'ikibazo ariko uyu Saveri wapfuye mu by'ukuri natangajwe nuko abantu benshi bavuga ngo yari umurwayi kandi yaravutse ndeba akaba yarakuriye muri uyu mudugudu akashakira akabyarira ariko ari umuntu muzima agerageza no kugira ati Samuel we ati bari gushaka kungirira nabi ariko Imana irahari noneho ubwo ntabwo mbazi nuko gusa yatambutse yaragiye muri uwo mugoroba mu by'ukuri ahejo mu gitondo mbyuka ngenda nzinduka njya ahantu noneho ngarutse umubyeyi umwe duturanye arambwira ati ko Saveri yarazindutse kugusura burya ntiwari uri mu rugo noneho ndamubwira nti yewe ngiye urabizi ko njya nzindukira mu rugo ariko reka njye kureba wenda hari ikibazo cyari kimuzanye kubera ko
mbega mu muryango ni musengeneza wanjye yajyaga akunda kuza mu rugo, yakundaga guhinga mu gishanga aza nko gusaba nk'akantu nimba ari ifumbire yabuze, nimba ari ikindi kintu akambwira ati nimba ubifite nguriza. Noneho ngeze mu rugo mbajije abana none inkuru y'uko Saveri yaba yahitanye bishoboka ko akeka kuba yahitanye umugore n'umuturanyi wabimenye byari n'ubundi nayo nabyutse saa 11 ngeze iriya mu Karusimbi mu gihe gutya nari ndi kugaruka mu hafi mu masaa moya nibwo nakubitanye n'abantu barambwira ati uri kugenda kandi iwawe ku irembo habereye ibibazo, Saveri amaze kwica umugore kandi yiciye n'umugore. Bari bubatse bakomeye pe. hari induru wumvaga yabaga mu rugo muri ibi bihe bari barimo ntayo. Saveri yitwaraga gute se mu rugo? Saveri mu by'ukuri uko muzi n'umuko wanjye yakundaga abagore hirya hino, kuko uwo wapfuye yari umugore wa kabiri. Ariko nyuma y'uwo wa kabiri hari abandi babiri nabwo yaratunze, yari afite abagore 4. Umva muko wowe w'amasunzu wegeye kandi yari umukwe wacu pe. Yari umukwe wanyu. Ibintu by'amakimbirane se nyuma yo kumubihosheje yagiraga mu rugo agatongana byari ntabwo yatonganaga n'ukuri. Iki se cyamuteye kugira ngo atebe umugore n'umugore? Cyakoze amakuru twabimenye twageze mu kazi, ntabwo dutuye hafi, twagerageje natwe kwihutira kugera hano. Baduhaye amakuru ngo ko aturanye ngo n'abantu ngo bamushambagije ngo kwica abantu, ariko koko ntabwo yanywaga itabi, ntiyanywaga ibintu by'ibiyobyabwenge. Koko wareba ugasanga hano hantu batuye hari umuntu wamushambagije kwica abantu, kuko ntabwo byagombaga kubikora. Niko amakuru baduhaye mu nzira tunahamagara, batubwiye ngo hari umuntu wamushambagije abantu ngo kandi ngo bagira bate ngo bavindimo. Ni umuntu wamushambagije. Inkuru y'incamugongo muyakiriye gute kubura abantu batatu cyane? Inkuru y'incamugongo twayakiriye nabi cyane, ubu nta ngufu dufite nta n'ubwenge, urabona ko twabaye ibinyugunyugu by'ukuri. Uretse ko gusa leta yacu dufite y'ubumwe n'amahoro, kumva yatemye abantu agatema n'inka yahawe yagira inka, urumva ni ibibazo bikomeye cyane, n'abandi yari no kubatema. Nuko tujye dutangira amakuru ku gihe badutabare abantu batarapfa. Umuryango murabusaba iki? Murasaba iki leta nk'umuryango? Nk'umuryango ni ukutumenyera ziriya mfubyi weragiye asize. Asize abana bangahe? Asize abana 4. Murakoze cyane, ni inkuru y'akababaro, turababaye twese. Njye nitwa Nkunuza Patrice. Gusa nubwo twahuye n'ibyago ntabwo twabura gushimira ubuyobozi bwacu. Twagaragaye ko badutabaye ku nzego zose kuva ku rwego zo hasi kugeza no ku zo hejuru, turabashimira. Gusa ibibazo byabaye gutya abenshi buri wese abitwara nabi, ariko hari inkuru batari kuvuga neza. Hari ibintu abantu bitiranya, kurwara mu mutwe ntago bisaba igihe kinini. Kuba yaba yafashwe mu iyi minsi nabyo ntibisobanura ko atabarwaye, kuko mu buzima busanzwe nta kibazo na kimwe yageranaga n'umugore we cyangwa n'abaturanyi. Nge Saveri nta kintu dupfana, gusa ngiye nkunda kuba ndi aha ngaha, ariko mu makuru yari ahari n'abaturage bari hano bavuga ko nta kindi kibazo yari yasizwe gisanzwe. Ariko mu bimenyetso bigaragara, gutema abantu n'umugore wahereye mu rugo rwe kandi nta kindi kibazo, nta zindi mpaka zabaye, bigaragara ko nawe wumvaga atari tayari, atari muzima. Gusa icyo tutabura gushima, ntitwabura gushimira ubuyobozi igihe bwahabereye bwadutabaye rwose, batweretse ko batwitayeho. Yego. Uru rupfu narumenye mu masaa moya, sinari ndi hano ariko ngerageza kwihuta ndaje nsanga abayobozi. Mu by'ukuri umuyobozi wa polisi yabashije kudusobanurira ukuntu byagenze. Yatubwiye ko babashije kugerageza kumubwira ko agomba gusohoka, atanga ari amagambo avuga ko we ashaka guhitana undi muntu. Batubwiye ko nta yindi nzira yari kuboneka, kandi uko tubyumva nta kundi byari kugenda, aho kugira ngo yongere kwica ubuzima bw'abandi bantu, nta bundi buryo byari kugenda. Batubwiye ko nawe bamurashe. Nawe yitabye Imana. Ibintu byari bisanzwe muri kano gace? Mu by'ukuri uretse no mu gace no mu murenge nta makimbirane yari asanzwe. Ikigaragara cyo n'abaturage twakoresha inama bari hano bavugaga ko nta numwe bigeze uvuga ko hari ikibazo yageranaga n'abantu,
kandi natwe twari tubizi nta kibazo yagiranaga n'abantu, n'umugore we nta kibazo cyagiranaga, ahubwo mu byejo nyine nk'uko bavugaga ko asimbuka iyo mikingo n'ibindi, byagaragaraga ko agize ikibazo ariko ntawakekaga ko byagera kuri urwego. Bagiyeho inama nuko umuntu urwaye wese ajya kwa muganga, cyane ko Xavier nta hantu yivurije hazwi ngo tumenye ko koko yaranarwaye, sibyo? Ubu rero kirakurikiraho nuko abantu bakomeza ibikorwa nk'uko bisanzwe, ariko ya makuru yo gutangira kugira umuntu wese ugaragaza ibimenyetso byo kuba yagirira mugenzi we nabi, sibyo? Babandi bamara gusangira bagatangira ngo nakugira gutya, biriya bintu tujya tubita mu gutwi kandi dutanga iki. Numva rero twashimira Dipisi watuganirije ndetse n'abandi, kugira ngo tujye mu bikorwa byacu bisanzwe, hanyuma n'abakomeza gukurikirana iki gikorwa turi kumwe ari umuryango ndetse n'ababatabara, dukomeze tubikurikirane neza, turebe ko aba bantu batuvuyemo imibiri yabo yagezwa aho ikorerwa isuzuma. Birumvikana mushobora kubaza umuryango barashyingura ryari, barashyingura bamaze guhabwa iki uburenganzira, ibikenewe byose bimaze gukorwa na nyuma ya rya suzuma nari mvuze uko bimeze. Reka rero tubifurize umunsi mwiza. Aha ni mu rugo kwa Niyonagize Xavier ndetse na Uwiragiye Costazi. Kugeza ubu basize abana 4 ndetse na Mukarurangwa Beatrice asize abana 6. Kugeza ubu rero muri aka kanya imirambo imaze kujyanwa aho iri buze gukorerwa isuzumwa kugira ngo izindi gahunda zize gukomeza. Hari n'urugo turimo tuhasanze n'inka nayo twamaze kubabwira ko nyuma y'uko Xavier yishe umugore we ndetse n'umuturanyi we yanishe inka. Ni inka y'imbyeyi yari iri mu rugo iwe, kugeza ubu nayo ikaba iri aho nubwo itarapfa, ariko abaveterineri bakiri kureba uko bimeze. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe ndetse no gukurikira amakuru yacu yose tubagezaho. Murakoze cyane.